Mbanje kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Amazina Live kuba mudukurikirana n'igiciro kinini ndabashimira cyane. Njye mwumva kandi ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Yvonne. Uyu munsi nabateguriye izina ryiza cyane rihabwa umwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa ariryo Kelly. Reka turebere hamwe imico n'imyitwarire ya ba Kelly, ibyo bakora ndetse n'ibyo banga mu buzima bwabo. Gusa gukora subscribe, share ndetse na like kugira ngo ntujye ucikwa n'ibi biganiro. Nguhaye ikaze. Izina Kelly ni izina ry'umuntu ufite imico ikomeye n'ubutwari, rikaba ryarakunzwe cyane n'Abongereza ndetse n'aborozi b'ibidukikije. Abantu bitwa iri zina bakunze kuba abanyamurava, bafite umutima mwiza kandi bakunda gufasha abandi. Imico n'imyitwarire ya ba Kelly bafite ubwenge, ubutwari kandi bakunda kwihitiramo ibibanogeye. Ba Kelly kandi ni inyangamugayo, barizerwa kandi ntibakunda gukururwa n'amayeri y'abandi. Bafite umutima ukomeye ariko baciye bugufi kandi bashobora kuba beza ku bantu b'ingenzi mu buzima bwabo. Ba Kelly ni abanyabwenge, bagira ubushishozi mu byemezo bafata. Bimwe mu byo ba Kelly bakunda: ba Kelly bakunda kwihagararaho, kwifatira ibyemezo, kwigenga no kugira intego mu buzima bwabo. Ni abantu b'inyangamugayo, b'ukuri kandi bazi kubaha. Ba Kelly bakunda ibikorwa byubaka cyangwa byongera ubumenyi mu bushakashatsi bwabo. Ba Kelly bakunda kwiga no gusobanukirwa ibintu bishya. Reka turebere hamwe noneho ibyo ba Kelly banga. Bimwe mu byo ba Kelly banga kubangamirwa cyangwa guhatirwa gukora ibyo badashaka, abantu batizerwa cyangwa babeshya. Ba Kelly banga ubwoba n'uburangare. Ba Kelly banga abantu bakora nabi cyangwa batita ku miryango yabo. Ba Kelly banga abantu bakoresha igihe nabi ku bidafite intego. Ba Kelly nanone banga abantu bagerageza kubagenzura cyangwa kubaca intege. Mu buryo bwimbitse, Kelly ni umuntu w'ubwenge, w'umutima ukomeye kandi wigenga. Ni umuntu wifitemo ubushishozi, akunda gukora ku ntego kandi agaharanira kugera ku byo yiyemeje. Ni umuntu mwiza, arubaha, arafasha kandi yubaha umuryango n'inshuti ze. Izina Kelly ntaho rirangiriye. Niba wakunze iyi video nagusaba gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo watwandikira tukazagusubiza mu kiganiro gitaha. Nimuzacikwe, mugire ibihe byiza.